Amazon ni ishyamba rinini rya mbere ku isi, ishyamba rirerire, ishyamba rigari, ishyamba rifite ibidukikije byinshi, ishyamba rifite ubwoko bwinshi bw'inyamaswa, ibiti, zabiye imbuto ziribwa cyangwa se ibiti bifite imbuto zitaribwa, izifite amahwa ndetse n'ibikururanda byinshi byuzuye muri iryo shyamba. Gusa byose bituma ba mukerarugendo baturuka imihanda n'imihanda bakinjira mu bihugu bitanu bigize iryo shyamba, ishyamba rya Amazon. Gusa ibyo byose nubwo biri muri Amazon, ntabwo umunsi ngiye kubabwira ubwiza cyangwa se ibitatse iryo shyamba. Tugiye kwigarukira ku baturage cyangwa se abasanga butaka, tribes baba mu ishyamba rya Amazon. Abangaba ngo isi ya none yarabibagiwe, nta telefone bagira, nta kintu cya internet, ntabwo bazi TikTok, ntabwo bazi WhatsApp, yewe ntabwo bazi Instagram. Aba baturage bo muri Amazon cyangwa se abasanga butaka muri Amazon babayeho ubuzima butangaje. Gusa ibyo bya internet batumva cyangwa se batazi niyo bijya, ngabangaba kirazira ko babona bari ibiryo bikaranze cyangwa se bisiza amavuta. Ibi byose mu kubikora cyangwa se mu ndyo zabo babikoresha mu buryo bwa gakondo kandi bwihariye. Abangaba ngo batunzwe no guhinga, guhiga, kuroba ndetse no kutungwa n'imbuto. Ibi byose mu kubikoresha ndetse no kubirya bikoresha mu buryo bwa gakondo, ku buryo kuba wabona isi ya none yafata urugero kuri abo baturage biragoye. Tribes cyangwa se basanga butaka bo mu Amazon nibo turi kugaruka uyu. Aba baturage nibura bavuga yuko abasaga 150 batuye ishyamba rya Amazon, bose akaba batuye mu bihugu bigera kuri 5 bitandukanye. Ibyo n'ubundi bisanzwe bikora ku ishyamba rya Amazon nk'ikimenya bose ni Brazil, Peru, Colombia, Venezuela ndetse na Bolivia. Abangaba basaga 150 nibura bavuga yuko hari indimi zisaga 300. Ndetse nimba ubyumvishe neza, hafi imiryango umwe kumwe cyangwa se ibiri ibifite indimi ebyiri zitandukanye. Nibura kandi bavuga yuko mu ishyamba rya Amazon abagera ku miryango 100 ariyo miryango itari yahura n'abantu baturutse mu isi yacu. Abangaba kenshi ngo baririnda cyane kuko ngo babirinda kubona umuntu uturutse mu isi yacu cyangwa se ba mukerarugendo, mbere yuko ngo bakeka yuko nakeza babazaniye. Kandi nanone koko wajya kubisanga ugasanga nibyo. Mu ibarura ryakozwe cyangwa se ubwo ikinyamakuru cy'abanyamerika cy'abasuraga CNN cyatangaje yuko nibura imiryango igera ku 100 ngitinya cyane guhura n'abaturage baturutse mu isi yacu cyangwa se ba mukerarugendo, dore yuko bashaka kwirinda indwara zitandukanye. Usibye indwara kandi zibataka nyinshi cyane, ngo abagenza no kwirinda yuko bashimuta bene wabo, dore yuko ngo bajyanwa gucukura amabuye y'agaciro, gutema amashyamba ndetse no kuba babaza bakabagira ibindi bikorwa byinshi cyane byangiza ishyamba ryabo, dore ko barikunda cyane. Gusa kugeza ubu ngubu ibyo byose ngo nubwo biba abaturage baba birinda ndetse birinda, gusa ngo ubuzima bwabo ubu ngubu buri mu kaga. Ishyamba rya Amazon ngo buri munsi ishyamba riratwika, bararitema ndetse bakarihingaho, ndetse cyane cyane abaturage barituye cyangwa se abo basanga ubutaka bo muri Amazon, amazu yabo yarasenywe, inzu zabo zirasenywa ndetse abandi barazitwika, abandi barahunga bava mu duce tumwe bari batuyemo ngo bitewe n'abakerarugendo cyangwa se abantu baza kubashakira ubuzima baturutse mu isi yacu. Abangaba kenshi ngo bagenzwa no guhiga inyamaswa, dore yuko ngaba amoko menshi y'inyamaswa cyane cyane inzoka zigiye ziba zifite imiti cyangwa se ziba zitangwa imiti bitewe n'ubukana izo nzoka zaza zifite. Abantu ngo baza kwihigira inyamaswa, dore yuko bashaka impu zazo. Abo bose ngo baza gushaka kandi no mu y'agaciro, ibyo byose boneka mu ishyamba rya Amazon. Ibyo byose ngo muri ibyo byose kubera biba ngo bituma abatribes cyangwa se abasanga ubutaka mu Amazon baho ubuzima buhora buhindagurika, birukanka ndetse abandi batangira kugenda bahunga bajya mu bihugu bitandukanye. Imiryango imwe n'imwe gatatana ngo bitewe n'isundi abasanga ubutaka mu ishyamba rya Amazon nubwo babayeho ubuzima ndetse butari bwiza, bafite indwara nyinshi zitandukanye biterwa n'iterambere ry'inya bafite. Niki gituma bagwa mu ishyamba rya Amazon? Ese ubundi niki gituma batava mu ishyamba rya Amazon ngo baze kubana n'abaturage bo mu isi bisanzwe? Aba ubwo CNN yabasuraga batangarije CNN yuko ishyamba ari iryabo ndetse ariho bavukiye, ari imiryango yabo imyinshi cyane iba ndetse kandi bazapfira. Ndetse abo baturage baracyafite imigenzo myinshi yo kugenga cyangwa se yo gusenga amashyamba. Aba benshi basenga ibiti, basenga inyamaswa zabo. Abangaba kandi mu byishimo bidasanzwe, buri munsi usanga bafite imbyino zabo zidasanzwe z'umwihariko. Gusa kandi nubwo byose babikora ngo nibazi ikintu bita kwambara. Abangaba nubwo bibera mu mashyamba ya Amazon, abangaba barishima,
batunzwe no guhiga. Aba kandi ngo ikindi kintu kizabakubwira ngo nuko bari mu moko menshi atandukanye. Gusa ngo ikindi kintu cyiza kiba mu ishyamba rya Amazon cyangwa se ngo abaturage gituma cyane bakunda iri shyamba rya Amazon ngo ni inyamaswa zahoze. Yewe izo nyamaswa nubwo ari nziza zituma ba mukerarugendo ibihumbi n'ibihumbi ndetse amamiliyoni menshi yiruka mu ishyamba rya Amazon. Iri shyamba kandi rifitemo n'umugezi, umugezi nawe wa Amazon uri gutembera muri iryo shyamba abaturage nabo bakoresha banywa. Aha ngaha ni mu rugo kuri bamwe. Aba rero ngiye bumvise abaturage cyangwa ba mukerarugendo baje mu isi yabo ndetse mu ishyamba ryabo rya Amazon, aba ngabo bumva bafite impungenge z'uko umunsi umwe bazabimura burundu ndetse imiryango yabo igacika. Gusa kandi ngo kuko ubona wishe inyamaswa ndetse n'izindi nyoni ziguruka ziba mu ishyamba rya Amazon, kuko abasanga ubutaka ntabwo havura muzima, dore ko bazifata nk'abana babo, inshuti zabo ndetse n'ababyara babo. Gusa ku rundi ruhande niko inyamaswa nazo zibafata mu mayeri menshi ndetse mu mvugo nyinshi zidasanzwe bakoresha, bagahamagara inzoka, bagahamagara inyoni, bakirukana ndetse n'ibindi bisimba byose biba biri muri iryo shyamba. Ibyo bituma ishyamba rya Amazon barikunda ndetse babumva batarivamo. Ibi rero ngo nibyo bituma kuko ubona wishe inyamaswa ndetse witwaje yo kuri mukerarugendo ngo kuhavura muzima bikubiye gake. Abashinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi yose birirwa batangaza cyangwa se birirwa batabariza abaturage batuye mu ishyamba rya Amazon. Aba kandi nako bavuga yuko natagira igikorwa iri shyamba rya Amazon mu myaka mikiri imbere bazisanga ryarabaye ubutayu, dore yuko ngo isi yose ari hirombereje mu kujya gushaka imbaho. Izo mbaho zikataraboneka zikomeye cyane zikoreshwa mu bwubatsi bw'ishyane mu isi, zigiye gutuma abaturage cyangwa se asanga butaka bo mu ishyamba rya Amazon babura ubuzima. Navuga byinshi ku ishyamba rya Amazon, twakora ibiganiro byinshi. Gusa wowe cyangwa usaba kora subscribe kugira ngo ujye ubana nanjye umunsi ku munsi ndetse ubashe gukurikirana ibindi biganiro ngenda nkugezaho.